Nongeye kwishimira kubana namwe muri ibiganiro maze kumenyera yuko bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ndabashimira mwese mwakoze subscribe kuri uru rubuga, abari ku migabane itandukanye ahantu hatandukanye ndabibona, ndabashimiye kandi nishimiye kubana namwe muri uru rugendo. Ndashimira n'abatarakora subscribe barimo kureba kino kiganiro kugira ngo mbasabe kugira ngo bakore subscribe, ntibave ku rubuga adakoze subscribe kugira ngo bajye bona ibiganiro byose byashyizwe kuri uru rubuga. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, nabateguriye ikiganiro ndi kumwe n'umusore rwiyemezamirimo. Reka tumuhe umwanya atwibwire, hanyuma tubwire n'ibyo akora, tuganire nawe tumuzi neza kurushaho. Yes, murakoze. Amazina yanjye nitwa BYISHIMO Atubwiye, ndi umunyamakuru, niyo career yanjye, ariko nkaba nkora n'ibintu byo bloginga, ndavuga ko ndi umu YouTuber, nkoresha YouTube, amaze imyaka nk'ine ndi kubikora, nkora n'akandi kazi gasanzwe. Kahe? Muri iyi minsi hari business nagiyemo, nibwo ndi kubitangira, ariko mbona Imana turi kumwe. Wow. Iyo umuntu yumvise ibyo bintu byose ukuntu bikurikirana, yakwibaza ngo ufite imyaka ingahe? 27. 27. Tugiye kuganira n'umuntu witwa Byishimo ufite imyaka 27 n'ibyo bintu byose akora atubwira. Ntuzabishiremo. Ku bagabo nta kibazo, ikibintu kumbaza ni nkaho umbajije niho ntabishyiramo. Hanyuma atubwira ibyo bintu byose. Mwumvise yuko amaze imyaka 4 akora ibintu bya YouTube, ubwo ni ukuvuga ngo yatangiye kubikora afite imyaka 23. Ese umuntu w'imyaka 23 atekereza gute ibintu nk'ibyo? Mere ukuntu inkuru yatagiye cyangwa kubera inkuru ukuntu yatangiye, actually 2013 ukwezi kwa karindwi, nibwo natangiye gukora mu itangazamakuru. Icyo gihe nakoraga kuri Sana Radio. Hanyuma hari challenge yuko mu Rwanda abaririmbyi yakoze indirimbo. Icyo gihe twari dufite YouTube channel imwe gusa, yari AfriFame, sinzi nimba uyibuka. AfriFame yashagaho indirimbo, abantu bajyanaga indirimbo ku Nyarwanda icyo gihe, noneho bakaza uploading kuri AfriFame. Hanyuma nk'umuntu akaza akambwira, bro, indirimbo yanjye banze kwishiraho. Bambwiye ngo ntago bari wishiraho ngo kubera yuko ngo si nziza cyangwa se ntago bayikunze, whatever, ibintu nk'ibyo. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abandi bantu bamushutse bakamubwira ngo abaha amafaranga kugira bamukorere indirimbo ye babashe kwishira wenda kuri YouTube runaka. Hanyuma icyo gihe ikintu nakoze, nambwiye why, kubera iki ngewe nanjye mfite platform, mfite Gmail, mfite nabikora, why not? Ntangira kubikora, ndi gufasha abantu bari kumbwira yuko badafite uburyo indirimbo zabo bazishaka kuri YouTube. Njya mbireba nkaseka, nkabona ukuntu nyine twafataga ifoto kandikaho hanyuma ukayaploading. So ntabwo nari nzi ko igihe cyazagera YouTube ikamba amafaranga. Nyuma yaho nkazajya mbikora kenshi, nkazajya nshira indirimbo z'abantu, umuntu akambwira, akanzana indirimbo kuri radio akambwira wamfashije, ikajya kuri platform ya YouTube. Ntabwo nari nzi ko umuntu amufasha ku creating channel ye. Hanyuma nkavuga okay, why not, nkashiraho. Hanyuma bigeze 2015, umuntu araza arambwira, ariko wari uzi ko bino bintu bitanga amafaranga? What? Ntabyo nzi. Nari mfite abasubscriber 700 icyo gihe. Hanyuma ntabwo nari nzi about abasubscribers n'iki. Hanyuma ikintu cyabaye, ndavuga mbaza umuntu wabikoragamo nyine YouTube ha amafaranga, yanga kubimbwira. Yanze kubimbwira, ndabyihorera, ndongera mbaza n'undi nawe yanga kubimbwira. Kuki abantu badashaka gusangiza abandi nyine source zibaha amafaranga kandi bazi neza ko nawe ari byo ukora? Njya kuri internet ndabyiga, so nuko nguko byaje.
murumva yuko abantu mufite abana b'imyaka 23 hari ukuntu bagomba hari ibintu bimwe bagomba kumenya bakabasha kubyikorera. Nkibaza kuri iyo myaka 23 utangira wari umunyamakuru nkuko bivuga, ariko hari n'ibindi utatubwiye, uranaririmba. Kuririmba ni kwa kundi ufite impano, ntago nshobora kuba nka wa wundi bahaye itarano akavuga ngo reka ngo gende ngayitabe ngo sebuja ni umunyamwaga ngo natayikoresha ngo nayikoresha bashobora kuzahomba. So ndiro icyo gihe nyine kuko kuririmba nari mbyifitemo, gusa nanga kubihuza n'akazi. Nari mfite akazi ngomba gukora, ngomba kuripotinga, ngomba gukora inkuru z'abantu, nuka ninjya muri music cyane birapfa. Ariko mfite iyo talent kandi nanone sindi bureke kubikora. Yego. So nka recording indirimbo na uploading kuri YouTube channel yanjye, yane abantu b'ishiti zanjye abanyamakuru nkashaka iyo radio gutyo. Ikintu kinangaza nari ndi kureba ejo bundi nsanga indirimbo ya hambere nashize ifite views 400 ibaza imyaka 5 kuri YouTube. Afite views 400 ndavuga ahangaha nanjye nararyamye kabisa. Yeah, nk'uko ariko hari igihe biba byiza kubera yuko ibintu byose utabikorera rimwe, ariko ukajya ugenda ugerageza kubikora buhoro buhoro. Ikibazo hari nabaza kindi kijya kintera amatsiko, jewe mumenya nagize amatsiko ko nabonaga akora ibintu byinshi kandi ari mutoya, bintera kwibaza yuko ese abantu usanga bavuga ko akazi kabuze, ibintu bakora bidakunda, wowe byarakoroheye ibyo bintu byose ukora ni ibintu byizanye bikugwaho mu buryo bworoshye, umunyamakuru ubona akazi. Urumva hari n'igihe umuntu urimo kutureba ashobora kuba yarize ibintu by'abanyamakuru ariko akibaza ngo nahagera gute aho hantu. Ni ibintu byakoroheye, hari imbaraga byagusabye, byagenze gute? Ikintu gitangaje ntago nizitangaza amakuru. Wenda ubu ngubu nibwo mbyiga, ariko je nize electronic na telecommunication muri high school. Hanyuma usanga mu bitangaza igitekerezo ukuntu cyaje nabikundaga. Ku ishuri ngiye najyaga njya kuri assembly nkababwira ngo amakuru ngo yiriwe ngo yego, ababibonaga nk'ubusazi, ababonaga ko ndi umuntu utari serious. Ako icyo gihe nabikoraga muri kind of evangelism, kuko yari channel ishobora kumfasha kubwiza abo bantu ko ndi umukristo. Hanyuma nkaza imbere mu gitondo buri munsi ku ishuri nkababwira nk'inkuru ebyiri zaramutse zivugwa, nkanababwira ijambo ry'Imana. Guhera niga mu wa 4 secondaire kugera mu wa 6. So nkabikora buri munsi. Byari bigoye yego, ariko Imana yaramfashije nkazajya mbikora. Imana yadufasha tubona abantu benshi bakizwa. So rero itangazamakuru ryari riri muri ngewe kabisa. No nkavuga why not nshaka kubwiriza abantu nkanababwira n'amakuru at the same time. Yego muri secondaire abanyeshuri bumva yuko ari bibi, nyine babona uri umuntu nyine utari tayari, kuko n'umusore uzi imbere yacu buri munsi ngari kutubwira ngo amakuru ngo yaraye ngo muri quartier ngo nyine mu Rwanda amakuru yari kuvugwa, yarangiza akanafungura Bibiliya akadusomera 200. Bumvaga nyine ni ibintu bitari cyo gihe babona utari tayari. So aho ngaho niho byaturutse. Hanyuma ikindi mbona ukuntu abana nyine cyangwa abajene barangiza high school bagisaba iwabo inkweto, panaro, buri kintu cyose. Kubera iki bintu abantu bundi babikora? Ndavuga ngewe ariko mfite ibitekerezo, sibyo? Nanjye yego nabisaba, mfise papa wanjye na mama wanjye, yego ngo muze wanjye yitavye Imana, ariko nari nanjye mfite rights zo kubisaba. Kimwe ndi bucura mu rugo, urumva byari byoroshye kubona ibyo ushaka. Yes, ayuba. Ariko why ibi bintu ntabihindura? Ubwo uri mu kangahe? Ubwo nigaga mu wa 5 secondaire. None urumva muri electronic buriya babigamo ibintu byo gukora amajwi, nyine ibintu bya mixer n'iki, byano gusaba akazi. Nkajya nkora sonorisation mu bukwe, nyine haberaga amakwe. Ubona hano hasigaye hitwa Sport View ya Kicukiro, yitwaga El Castillo icyo gihe nibwo hari hagitangira. So bama kuzajya nkora sound nyine nimba habera mu bukwe
urabizi ko ubukwe kuberamo ubukwe bishyuraga miliyoni icyo gihe. Hanyuma ngewe ni ngewe nari nshinzwe gukora microphone kugira umuntu abe ari kumva amajwi meza, za ndimbo bacuranga, icyo gihe narabikoraga. Ukabona umwanya wo kwiga? Yego. Ukanabikora? Ko wabikoraga muri weekend? Nabikoraga muri weekend. Ariko kuwa mbere najyaga ku ishuri ndi gusinzira. Ariko mu rugo ntabwo nabibabwiraga, bigaga nyine kuwa mbere byabaga ari hatari. Ariko nkabikora nabonaga amafaranga menshi. Okay. Kuko icyo gihe ndabyibuka ku munsi bamembaga 15,000. Wow. So noneho ubwo bakazayama uko ukwezi kurangiye. Niga muri high school nagiye gukora akazi nyine nkazajya nkora sonorisation mu birori. Byari ibintu yego ku ruhande rumwe bigoye, ariko nanone byari ngombwa. N'icyo gihe kuri church nsengera kuri Zion Temple, hari ibintu batangiye byo gukora ibintu byo kugurisha inyigisho, bakoraga amasede. Tumwe mu bantu batangiye ibyo bintu nkazajya mbikora. None ngiye nakoraga duplication. So urumva nari narabimenye, none sinabimenye gute kandi nari ndi mutoya. Ukwidokimenta, gusoma, hanyuma ugakora ugatera imbere. So rero ndangije kwiga umva byari byoroshye kugira ngo njye gukora. Yego. Ibyo ngibyo by'amasede ni iki nabyo wabikoraga ukiri umunyeshuri muri high school? None se ayo mafaranga wayakoreshaga iki? Kubera yuko hari igihe wigurira ibintu n'iki, ariko amafaranga nta kintu nayamazaga. Kubera ko wenda uretse ko hari igihe cyageze mu rugo ndababwira nkazajya nishyura ku ishuri, nishyura amafaranga y'ishuri. Muri urabizi ko abantu biga tekinike bandika igitabo bakadefanda, ibyo bintu byose njye nabikoze ku ikofi yanjye. Wow. So byari ibintu nyine byiza bikuru bitari kudependinga mu rugo, ku buryo n'abantu twakoranye uzi ko umuntu aba afite group y'abantu bakorana. Yego. Narabafashije rwose ndabaremera. Aha. Yararemeye kandi akiri mutoya. Ni byiza kugira ngo twumve inkuru nk'izi ngizi, kubera yuko iyo urebye usanga hari igihe abantu bavuga ngo ibintu biragoye muri iki gihe, ibintu ntago byoroshye. Kuri we ni nk'izihe mbogamizi wahuye nazo muri urwo rugendo? Challenge ya mbere ni wowe ubwawe. Actually ni njyewe ubwanjye. Kumva isi ibi nabikora, isi ibi nabishobora, binabigenza gutya na gutya. Ariko nabonye ko iyo wowe unesheje challenge yo kuba wowe ikintu wakijyamo birakunda. Kuko ubu ngubu tuvuge ikintu cyose nshatse ndagikora. So ubu ngubu ntago natekereza ngo ndashaka kamera imeze gute ngo nyibure, nayigura. So ntago navuga ngo mfite ngo inzozi ngo zo kuzagura ngo iki, no, ibyo bintu byose umuntu arabikora. Yego. Ibyo ngibyo ni byiza. Iyo umuntu afite inzozi rero ukavuga ati wenda nkeneye kugura kamera nziza, umuntu abigeraho gute? Amafaranga urayakorera, ukayabika, urazigama, ufata ideni muri banke ko ukoresha kamera mbona zihagazeho, ubigenza gute muri rusange? Biroroshye kuko urasevinga, icyo ni cyo cya mbere. Kubera kudasevinze ntabwo wabona amafaranga yo kubikora. Yego. Cya kabiri ugira sacrifice. Nyine hari ibintu reka wirengagiza, wiyima, ukavuga ati ibintu ngomba kubyima bitewe n'icyo nshaka kugeraho. Hanyuma iyo umaze kubyima rero bigakunda. Turabizi ko nk'abajene hari ibintu byinshi tuba dukeneye, ariko iyo ubyiyimye ubasha kugera kuri success yawe. Ariko iyo byanze menya ngo ntabwo biri buze kuvamo, ntabwo biri bukunde. Biratangaje cyane iyo umuntu w'imyaka 27 nk'ibiyo nza kubimenya nanjye hakiri kare mba ngeze kuri. Uri umuhungu, uri umusore, ubasha kwiyima gute? Kuko hari ibintu byinshi umuntu ku myaka yawe umuntu aba akeneye, aba ashaka kubamo, imyenda aba ashaka kwambara, uburyo aba ashaka kwitwara. Wewe bigukundira gute kugira ngo ubashe kwiyima kugira ngo ugire ikintu ugeraho? Actually ikintu kimwe gikomeye, iyo uri umuntu udafite icyo gukora byagorana kwiyima. Ariko iyo uri umuntu uri busy ufite ibintu byinshi ugomba kwitaho, birakunda. Ko iyo uhaye umwanya abantu bangana nawe kenshi cyane, iyo uhaye umwanya abantu bangana nawe, tuvuge
ndi umusore tuvuge ba basore b'inshuti zanjye nimba mbahaye umwanya wanjye munini ntago bishoboka ariko nimba mbahaye umwanya muto nkamenya nyine igihe cyabo nkakibagenera igihe cyo gukora akazi abandi mu kazi icyo gihe birakunda kuko challenge ikomeye ni ukuba waba uri kugendana n'umuntu akakubwira ati iriya nkweto igezweho akakubwira ati urabona wowe utagomba kuyigura ariko uwo muhaye igihe gito nyine ubona ko igezweho nawe ukayigura ariko ntuyigura kubera pressure y'aba so ariko abantu bari around us cyangwa se abantu badukikije pressure yabo niyo itubuza kugera kuri success yacu. That is amazing. Aha, ako ndagakunze. Ni ukuvuga ngo abantu ugendana nabo kenshi nibo batuma tubasha kugera ku ntego zacu cyangwa ntituzigereho. Yego. So ugendana n'abantu rero bameze gute? Abo ngobo ntago nzi none uko nabikubwira kwera abajaba baje simperukana nabo barakubuza. So kubera ko muri iyi minsi nyine nahinze akazi nakoraga. Yego. Kubera ko kuri radio nsigaye nkora rimwe mu cyumweru kwa gatandatu gusa iyindi minsi yose ndi mu biro ndi gukora akazi. Okay. So ari company twatangiye gukora ibintu byo kugurisha imodoka. Okay. Abadila nyine umuntu akeneye imodoka tukayishipinga tukayikura muri Korea zo speciality dufite. Yego. Tukayimugereza i Kigali. So rero niko kazi ubungubu navuga mugiyemo cyane. Ubugiyemo cyane. Yego. Urumva rero ntago tukiri kubonana n'abajama cyane. Okay, umuntu yumva ibyo bintu byose aribaza ngo ufite umuntu ureberaho. Hari ibyo bintu uzi cyangwa ukora ku gihe cyawe ufite umuntu ureberaho ikitegererezo cy'ibyo ukora uvanaho cyangwa ufite ahantu byiga umuntu yakwibaza nkuko wenda nkabariza n'abandi ubikura hehe? Icyambere ni ukwigira ku bantu batandukanye ko nabonye umuntu igiye ku bantu benshi birapfa. Yego. Ko wa muntu uri kwigiraho usanga hari ibiba bitari kujyamo neza. Ariko tuvuge nimba ari kuri YouTube ndeba abantu batandukanye. Ari umusore wunda yaba muri Tanzania yitwa Milad Ayo. Afite aba subscriber million. Ni umu radio presenter. Nyine ariko nyine kuri YouTube niwe njya ndeba nyine ukuntu akora ibintu bye. Yego ntago njye mbikora nubwo nkora nkuko nguko ariko njye nigira ku bantu batandukanye. Tuvuge kuyoboka Imana nigira kuri pastor wanjye ni Apostle Paul Gitwaza. So nyine hari ibintu nyine yadu challenging aho atubwira umunsi ku wundi rero abantu batandukanye ngenda ngiye buri muntu ngira ikintu mukoraho bura nawe hari ikintu mukoraho. So ikintu ngiye ubona kwigiyeho nuko ari umuntu ufite intego like as in urabizi twamenyanye utangiye gukora iyungure. So nkwigiraho kuba umuntu ufite uvuga ati kino kintu ngomba kugikora y'abantu ntago giva kwizira. So rero buri muntu wese ngiye mwigiraho ni byiza. Yego. Icyo ngicyo ni cyiza kubera yuko umuntu wese muhuye ubundi ugira ikintu mwigiraho cyaba gito cyaba kinini ariko kiragufasha mu buzima. Aha, ibyo ngibyo murumva yuko kugira abantu twigiraho tureberaho ari by'ingenzi kugira ngo tubashe kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera yuko nanjye namumenye ku bijyanye na YouTube nyitangiye kandi aramfasha cyane bintera amatsiko yo kugira ngo mbashe kumenya uwo ari uko nabonaga ku kigero cye ntago ari umwana cyane ariko ku kigero cye hari ibintu byinshi azi kandi akora ibintu bitandukanye. Nifuza kugira ngo namwe mubashe kumumenya kuko nanjye namumenye nkagira ibyo mwigiraho. Haleluya. Ikindi kintu noneho namubaza wenda dusoza kino kiganiro ni kubijyanye n'ubumenyi. Ese ubumenyi hari igihe ukora ibintu wenda uburyo wabikoraga mu myaka 4 ishize mu myaka 2 ishize ibintu bigenda bihinduka kurushaho. Urateganya kongera ubumenyi bw'ibyo ukora? Urateganya ese ubwongera gute? Uriga se simbizi wenda wagira icyo ubitubwira? Kongera ubumenyi byo
so ndabivuge gute gusa ni ngombwa buri munsi ndiga iyo mfite computer yanjye buri munsi mba ndi kwiga akantu gashyashya nkanabigerageza nkareba ko bishoboka ikindi ndiga mu buzima busanzwe niga amashuri asanzwe ngo ndiga ariko kwiga online byarananiye niga nka rimwe mu cyumweru ya ndiga ndi kwiga hari ibintu ndi kwiga muri Mount Kenya yego kwiga online hanyuma n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi mba ndi kwiga kuko online ibintu buri munsi turiga nk'ubu n'ejo hari ikintu gishyashya namenye kuri YouTube ntarinzi nyine buri munsi mba ndi kwiga. Hari ikibazo ntajya ndangiza gukora ikiganiro nsoza gukora ikiganiro ntabajije cyangwa ntasabye umutumirwa kugira ngo agire nkawe nagusaba kugira ngo ugire ese ni iki wabwira urubyiruko baguhaye mikoro ahantu hariho hose wowe wumva wabwira iki urubyiruko muri iki gihe kimwe ahariho hose bakubwiye ngo gira icyo ubwira urubyiruko kamera bayidungeho mbabwire gira icyo ubwira urubyiruko ahariho hose bababwira iki buze ndi bubabwira iki bantu b'Imana mudukurikiye gusa ikintu nababwira ijambo ry'Imana riravuga muri Yobu 28 ku murongo 28 ku murongo 28 avuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge yego ngo kuva mu byaha niko kujijuka so ibintu byose wifuza kugeraho byose ushaka gukora ubaha Uwiteka ubaha Imana so hanyuma Imana izagufasha kugera kuri success ya buri kintu cyose ushaka uko byagenda kose ntiwibaze ngo bizanyura ngo bizavahe ngo bizagenda gute ariko nukurikiza inzira z'Imana bizakunda murakoze ndababwiye cyangwa hari ikintu cyaburaga ntago mbizi niba hari ikindi ushaka kongera okay tubabwire n'ikindi ikindi twababwira nyuma yo kubaha Imana ikindi kintu bakora ikindi kintu twababwira nuko ntuzigere na rimwe uvuga yuko uri umushomeri ntuzigere na rimwe uvuga ko akazi kabuze gute kandi akazi karabuze ni ari umuntu twahuye ejo bundi ari gusabiriza w'umusore nyine ndamubaza bite ufite imyaka ingahe arambwira ndamubaza ni gute usabiriza se kandi hari turi kurembere bari kubaka wagiye se basi ukabasaba ko guterura pana byandi bisaba kubaka wenda kuba umuyedi uzajya uterura umucanga ubazanire bubake uponde hari umuntu byananira nose kuki tuvuga ko akazi kabuze ako dushaka nibaza ko ariko kabuze ariko agashaka kuzana nari muzigera ubona akazi ushaka na wenda ku muntu dukurikiye twese iyo twiga turavuga ngo nindangiza kwiga nzabona akazi keza ako kazi se kazavahe actually ni ryo kosa rikomeye dukora nk'abajene njya ndeba ku ishuri nyine ndiga sinakubwiye ko nyine ngo turi nko kwiga umuntu akavuga ngo ngiye ngo ndangiza kwiga nzaba umunyamakuru ukomeye come on urabanza ukabworoheje hanyuma ukazaba ukomeye niko dutekereza yuko uri buze kuhita ubikora uri kwiga hari abandi bari mu kazi kandi wenda bo ntibabyize ariko bafite experience none uraza ubatsinde gute uraza ubarenge gute ntabwo biri buze gukunda so rero navuga twige kumenya potential dufite nk'abajene kuko ibyo mfite muri nge nibyo bishobora gutuma mbona akazi cyangwa se nkabona yego mwabyumvise rero yuko kuri byishimo nta mushomeri kandi koko nanjye niko mbyemera kubera yuko hari imirimo myinshi cyane umuntu yakora kandi yinjiza amafaranga kandi kabitunze n'imiryango myinshi yego nkibaza rero yuko rwose tukwiye twigira ku ngero zitandukanye hanyuma tukabasha kugira uburyo dukora ubuzima bwacu neza kurushaho twivuge ngo twiyungure ariko turababwira bakore subscribe kuko ibintu ntabwo ari byo ibintu byo kuza mureba video gusa mugerageze mukore mu subscribing hari abantu bazi ngo basubscribinga inshuro nyinshi nabo tubabwiye ko atari byo babikora rimwe gusa
urakoze cyane. Byishimo ni by'agaciro ku rubuga Iyungure, kubera yuko ari no mu bantu bamfashije kugira ngo mbashe kubikora no kuntinyura. Nishimira ibyo akora kandi nkatekereza yuko yabera n'urugero abantu benshi. Niyo mpamvu namubazaniye kugira ngo namwe mugire ibyo mumwigiraho, cyangwa se abo ku rugero, abafite urugero rungana n'urwe, ndetse n'abandi bakuze, kubera yuko hari n'abari hejuru cyangwa bigiye hejuru kumurusha, ariko usanga kenshi tutabasha, hari ibintu bimwe na bimwe twirimitingamo kandi twakagombye kubikora. Ndabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, ikiganiro twiyunguye tukabasha kurebera ibintu bitandukanye byishimo akora bimwinjiriza amafaranga, n'igihe yabihereye ko yari muto cyane. Kandi ndizera yuko kino kiganiro kiri budufashe kugira ngo duhindure imitekerereze, tubashe kubona ko hari ibintu byinshi twakora tukabasha kwinjiza amafaranga, tukabasha kugira ibyo twigezaho. Murakoze. Abatarakora subscribe nabo yababwiye kugira ngo mukore subscribe rimwe gusa, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose byashyizweho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Murakoze. Imana ibarinde.